nizere kumeze neza wowe twigana amasomo menshi atandukanye. Uyu munsi tugiye kwiga uburyo wafata aya menyo urabona aya menyo y'umweru gutya nayakozemo, reba uburyo bayimpaye imeze gutya. Iyi niyo before y'iyi foto, dore after uburyo nayahinduyemo aya menyo agahita amera agasa neza cyane mu buryo bwiza, ubona nyine busa neza. Nimba nawe ufite amenyo atameze neza, nawe ngiye kwereka uburyo nawe wabasha kwikorera amenyo yawe akaba yasa nk'aya ngaya ubona gutya y'umweru. Ikintu rero mbere na mbere uhawe ikaze wowe ugeze kuri no channel bwa mbere, ndetse nawe yisanzweho ikaze urarihorana. Wibuke gukora subscribe, ntubure kugenda utayikoze hano kuko uzahigira ubumenyi bwinshi butandukanye bw'amasomo menshi atandukanye. Wino rero nkwereka uburyo nakozemo aya menyo, nawe ujye ubasha kuyikorera amenyo ameze nk'aya ngaya. Reka dutangire. Mbere na mbere ndatangira nsiba kugira ngo ndatangira nsiba nyine iriya nari nakoze kugira ngo dutangire. Ubundi ugishyiramo ifoto yawe ni gutya ihita ifunguka muri Photoshop yacu, ni gutya ifunguka ifoto, ni gutya ifungukiramo. Hano rero mbere na mbere hano ikintu itukora, urahita uza ufate iyi layer iyi ngiyi tuyikopiye hano, urahita uyiterura uyizana uyitereke kuri kano kantu kameze nk'agasaraba, kano kari hano hasi kariya kantu kameze nko guteranya, niko kantu nibwo buryo bwo kuyikopera. Cyangwa washaka kuyikopiya bundi ushobora gufata Ctrl G nabwo ubuyikopiye. Ariko reka ikiza twebwe tuyiterure gutya, tuyizane tuyitereke hano ahangaha gutya, uyiturekura gutya. Urabona ko ihise yikorera copy, urabona ko ahise hazaho copy iyi foto yacu, urabona ko zise ziba ebyiri. Ahantu ikintu rero uhita ukora hano, uramakinga sure ko ufashe kuri no iyi foto iyi ngiyi, niyo makinga sure ko ufashe. Nurangiza uhita umanuka ahangaha hano hasi, ukande kuri kano uhita uzamuka uzana handitseho saturation iyi ngiyi, uyikandeho gutya. Nkwibutsa kora subscribe, ntubure kuyikora kugira ngo ujye ubasha kubona andi masomo menshi tukwigisha, kandi unanyandikire muri comment n'ikindi kintu ubona cyagufasha cyangwa uko uri kubona iyi video yacu irimo iragenda. Like yawe ni ingenzi, ntubure kuyikora. Sasa rero ikintu hano uhita ukurikizaho, urabona ukimara ifoto yacu ikirimo iki kibara cy'igihondo ku menyo yacu, kandi aya menyo ntituyakeneye nyine iki kibara ubonamo hagari ikibara cyiza nyine ubona ari amenyo asa neza. Nimba waguye ifoto rero ngo editing, ugomba kubanza kuyitaho ugakuramo iki kihondo, waba uri umufotographe cyangwa usanzwe, cyangwa utari n'umufotographe, uri umuntu utangira ibintu biroroshye. Mbere na mbere rero hano urahita uza umaking sure ko hano harimo ino default ya gutya, umaking sure ko hano harimo master, iyi master urabona ahangaha hano handitse master, urahita uza ukandeho. Urabona harimo amabara menshi atandukanye, harimo red, harimo yellow, harimo green, harimo ayangaya blue, harimo amabara menshi nyine nawe witegereje, ariko biterwa n'ibara riri ku menyo. Urabona aya menyo yacu ariho ikibara cy'umuhondo, ubwo nimba ari ibara ry'umuhondo turakoresha yellow. Aka kantu kitondere ni ingenzi cyane. Nimba harimo kuri aya menyo harimo umuhondo, ushobora gusanga harimo umutuku, ushobora gukoresha uriya mutuku. Ariko mu gihe harimo umuhondo, urahita uza hano ukande hano handitse yellow. Urabona harimo master, nukanda yellow ubwo ni yellow yonyine turi bweditinge kuri ano menyo, uhita ukanda gutyo yellow. Wamara gukanda yellow rero ikintu hano uhita ukurikizaho, uhita uza ugafata ino saturation yacu gutya ukayigabanya. Urabona ifoto yacu aya menyo ari kugenda ahinduka, nizere kuri kubyitegereza. Urabona cya gihondo kiri kugenda gishira kubera ko turi kugabanya saturation, tuyimaremo. No, ikintu hano urabona ntago ari umweru neza, nyine haracyaburamo akantu. Urahita uza hano handitse lightness, iyi lightness uyongere. Urabona uko turugenda tuyizamura ararushaho kugenda bumweru aya menyo yacu, arushaho kugenda bumweru cyane. Nurangiza ugeze hano, urabona amenyo yacu abaye umweru ku buryo bwiza cyane. Sasa rero hano ikintu itukora, urahita uzukande hano kuri layer n'ubundi wisubirire muri layer. Urabona hano hikoze indi layer ariyo iyi ngiyi. Urabona nituyifunga cya gihondo kiragarukaho, nituyifungura cya gihondo kiveho, ariko ntibirarangira. Hano handire ikintu itukora, urahita ukora Ctrl I urebe hasi bita byiyandikaho hasi, urahita ubibona. Urabona aya menyo n'ubundi agarukanye cya kibara cy'umuhondo.
iyo agarukanye rero cya kibara cy'umuhondo uhita uza ugakanda kuri hano kuri brush, kuri no brush, ariko hano habaye umukara kubera ko twakanze control I. Nimba hataraba umukara hano, ubwo control I ntabwo wayikanze, urahita wongera ubanza ukande control I hano, making sure ko hano habaye umukara. None nurangiza hano uhita uza ukande hano kuri no brush iyi ngiyi, umaking sure ko umweru uri hejuru, umukara uri hasi hano, umaking sure ko hano opacity iri ku 100, flow gutya, smooth iri kuri 0. Nurangiza rero ukore control plus ukore zoom kugira ngo yamenye uyitegereze neza, asigare utangira uhanagure. Urabona ko ari kugenda bumweru y'amenyo yacu kwa kutugenda duhanagura, turimo turagenda duhanagura amenyo yacu akarushaho kuba umweru. Kwibutsa gukora subscribe, unyandikire muri comment uko uri kubona iyi video, kandi ndetse na like yawe ni ingenzi, ntubure kuyikora. Gusa wibuke ko aya masomo twiga uyasanga kuri channel yitwa G White Tutorials. Iyo ngiyo uri kureberaho, iyo channel uri kureberaho, kora subscribe kugira ngo ijye gufasha ujye ureba amasomo menshi tukwereka, tukwigisha, kandi azajya gufasha mu buryo bukomeye cyane. Sasa urahanagura nyine ukamakinga sure ko amenyo yose wayahanaguye neza, cya kibara cy'umuhondo cyashizeho. Urabona gutya hano ibara ry'umuhondo riba rishizeho neza cyane. Hano rero ikintu uhita control minus igasubirayo gutya, control minus igasubirayo gutya. Urabona dore amenyo yacu tumaze kuyakora, urabona amenyo yacu tuyahanaguye mu buryo bwiza. Dore ukuntu ifoto yacu yari imeze. Ifoto yacu yari iki gihondo gikabije, ubona ari igihondo cyinshi cyane, ariko twayifashe tuyihinduramo gutya, tuyihinduramo akabara k'umweru, amenyo yacu arasa neza cyane. Gusa ntubure kunyandikira ikindi kintu muri video, ubona video y'ubutaha nakwigisha, ubinyandikire muri comment, kandi unakore subscribe kuko ngiye mfite ibintu byinshi nzajya nkwigisha ku buryo butandukanye kandi bizajya bigufasha. Hano rero iyo urangije ku editinga gutya, uhita ufata gutya ugaselectinga gutya, wangiza guselectinga gutya ugahita ukora right click, ugahita uza hano handitse merge layer gutya, ugahita uyigira imwe hasi. Rero ugahita uza ugasavinga, uhita uza hano handitse file gusavinga, ugahita uza hano ugakanda hano save as copy hano, wangiza ugahitamo JPG, niyo format nziza. Wangiza ukayita izina hano, ukayita izina ushaka, ngereka nyite gutya ntacyo, ugahitamo hano iri bujye ngereka mitemo desktop, ugahita ukanda hano save gutya, ugahita ukora hano handitse okay. Ifoto yawe uyisanga aho wayishyize, njye nayishyize desktop niho ndi buyisange, nawe aho wayishyize niho uri buyisange. Gusa ntugatunga amafoto yawe asa nabi, nakweretse uburyo wajya wieditingira amafoto yawe agasa neza kandi ku buryo bwiza busa neza. Murakoze cyane, tuzahure kuri video y'ubutaha. Ciao ciao.